underwear zo hasi izo zo rwose kuri Caguwa ntabwo numva ko ari umuntu wese uzi ko yambaye akenda k'imbere ka Caguwa ni ukuri ugenda ushyireho umwambi utwike ntabwo bibaho ntibishoboka. Tugiye kubereka uburyo Caguwa procedure yose yo kugira ngo iyo Caguwa yitwe Caguwa n'aho iba yaturutse n'aho biba byavuye byose. Caguwa iba yarambuwe n'abantu bapfuye. Tugiye kubereka neza ba bantu mukunda Caguwa noneho akarusho. To our YouTube channel. Tuguhaye ikaze nawe. Murakoze narimba kumva. Twizere ko mumeze neza aho muri hose hatandukanye mu mpande zose z'isi. Uyu munsi tubafitiye nk'ibisanzwe ibishyashya. Tubafitiye ibishyashya. Ukuntu kera nyine kwiga nko muri secondaire twajyaga tuvuga ngo tugomba kujya gushaka utwenda twiza twa Caguwa. Tugiye gukora ikiganiro cya Caguwa uyu munsi. Caguwa rero umuntu wifata akavuga ngo wakakenda ni original Caguwa original ahantu nzi twajyaga tujya kuyigurira mu mujyi hajya bayitwaga hehe Ambaruberwe mu gikari cy'Ambaruberwe n'abasuhuje bo muri Ambaruberwe nabateje imbere twambitse mwarampendaga udukanzu twa 5 twiza njye nari dufite 5 kandi none ikindi kintu nibuka cya mbere muri Caguwa yagiraga umwuka udasanzwe nabo sinzi nimba bikiba Inibyo byose turabereka impamvu yabyo, impamvu y'uwo mwuka. Umucuruzi akaza yazanye ibishashi byinshi ngo ni amabaro n'ibibaro ngo yamenye ibaro ya Caguwa. Ubundi tubereke neza ayo mabaro ava hehe, iyo myenda iva he, iyo myenda procedure yose. Mu by'ukuri akenshi usanga ubundi iyo myenda nyine iboneka cyane nyine muri Afurika, ariko ndakeka ko mu Rwanda ahubwo banayiciye. Ntabwo simbizi neza ariko burya baba bafite impamvu baba bayiciye. Caguwa nyine twarayikundaga, ntabwo twari tuzi neza what is it, ntabwo twari tuzi ngo ese biba byagenze gute bayaturutse kuko ntabwo ari mbi. Mu by'ukuri impamvu hari igihe nyine usanga mu tuntu twiza, hari igihe usanga mu twenda twiza, inkweto, ibintu byose bishobora kuba Caguwa, ariko mu by'ukuri Caguwa ni umwenda utaburi mushyashya. Ntabwo ari original. Ntabwo ishobora kuba original nk'uko umuntu nyine ngo nambaye akenda keza ka Caguwa ngo original. Ahubwo n'abantu bavugaga ngo ntabonye nka sutiye za original za Caguwa cyangwa underwear zo hasi izo zo rwose kuri Caguwa ntabwo numva ko ari umuntu wese uzi ko yambaye akenda k'imbere ka Caguwa ni ukuri ugenda ushyireho umwambi utwike ntabwo bibaho ntibishoboka. Caguwa iba yarambawe n'abandi bantu sharing ariko hari ibidasharingwa. Ntabwo wambwira ukuntu nyine uri gusharinga utwenda tw'imbere. Donc ni imyenda iba yarambawe n'abandi bantu bakayihaga, bamara kuyihaga bakagenda. Tugiye kubereka ahantu iyo myenda ishyirwa na procedure zose z'ukuntu bigenda kugira ngo iyo myenda yongere isubire ku isoko. Mubane natwe tubereke ba bantu mukunda Caguwa noneho murajya mwayikunda OG murajya mwayikunda mwamaze kubona aho ituruka, mwamaze kubona inkomoko yayo. Ubu dufashe urugendo nk'uko twabibabwiye, tugiye kubereka detaye kuri detaye. Mwe mukunda Caguwa ntimujye kure. Ubu turi mu muhanda tugiye aho nyine tugiye kubereka Caguwa uburyo ikorwa, uburyo itunganywa, n'uburyo nyine bibageraho ku bazicuruza, bazicuruza kuri detaye cyangwa se nyine babandi baranguza ya mabaro twavugaga. Aha twari mu nzira tugenda, harashyushye, izuba rimeze nabi, hano turi muri sama ariko nyine turabyinjoyinga ko tuba tuvuye muri winter hakonje. Ubu rero akazuba kaba katuviriye, mbese aba ari sawa cyane. Ibiganiro biba ari byose, tuba turi kugenda dutera inkuru, ntabwo rwari urugendo rurerure. Ni nk'iminota nka 15 twakoresheje kugira ngo tugere aho hantu tugiye kubereka neza ibijyanye byose na Caguwa nk'uko twabibasezeranije. Ntimujye kure rero,
reka tubereke neza uko biba byifashe. Nk'uko mubibona rero tugeze hahandi twababwiraga, aha tugeze niho tugiye kubereka ibintu tuzanye. Normalement hano ukuntu bigenda, iyo ufite imyenda ishaje cyangwa imyenda wumva utagishaka cyangwa itakigukwira cyangwa kwa kundi ushaka gusukura mu nzu, gusukura garderobe, ukuramo imyenda turabereka ahantu bayijyana. Noneho aha niho turi, murahabona hariya mubona akenshi hari igihe baba bashizeho ngo ni donation. Abenshi hari abazita ko ari ugutanga, nyine gutanga impano, cyangwa se hariya mubona nyine hariya turi kubereka aho tugiye banacuruzamo iyo myenda, kuko natwe iyo ushaka kwambara iyo myenda ushobora kuyambara, gusa nyine bari imyenda ubizi ko yakoreshejwe n'abandi bantu, ukaza ukayigura ibigura makeya. None ugiye guteye ubwoba. Aha rero ngiye kubereka imyenda tuzanye. Ngibi ibintu byose rero tuzanye, ibi nubwo mubona biri mu amakarito y'amadayipa, ariko ntabwo ari dayipa, ni imyenda irunzemo n'inkweto n'ibikinisho, kuko harimo n'iby'abana. Dore nk'iyi ni imyenda, ibi ni ibikinisho, murabibona ni ibikinisho birimo hano, ibikinisho bitandukanye, harimo ibitabo, abana batagikoresha. So ibi bintu nyine ukuntu bigendaho kugira ngo bijugunye, urabifata ukabikusanya. Dore iyi ni imyenda, murabona nayizinze, imeze neza. Akenshi nyizinga ngendeye ku myaka, nimba ari imyaka 2, 3, 4 gutyo gutyo, imyenda y'imyaka imwe nkagenda nyishyira ahantu hamwe. Iyi yose ni imyenda y'abana, ni imyenda ibikiri mizima vraiment. Imyinshi nazanye uyu munsi ni imyenda y'abana, kuko nyine abana n'ubundi imyenda irabata vuba vuba, uko akura imyenda ikamusiga. Noneho rero hano kubera ko utabufite n'abantu uyiha kwa kundi iwacu wavugaga ngo reka nyihe barumuna banjye cyangwa abana muri famiye, ntabwo hano ufite umuntu rero kugira ngo ujugunye urayizana hano. Harimo imyenda y'abana, harimo iy'abakuru, gusa ubwo nyine urayitunganya, wamara kuyitunganya ukayizana. Urayizana imyenda y'abana, harimo udupira, udupantaro, ibigoma, amasogisi, imyenda yose ikagipira abana. Yose ni imyenda y'abana, ibikiri na mizima. By the way, mizima ntago ari ukuvuga ngo yarashaje tete, iba yanze abana, ikindi ushaka gukwininga, gukora isuku mu nzu. Nk'ubu twari tuvuye muri winter tugiye muri sama, donc ni ukuvuga ngo uko sezo ihindutse ushobora kugabanya quantité y'imyenda wari ufite juste mu nzu, kugira ngo cyane ko utabikoresha. Nk'iya sama muri winter ntacyo ikoresha, muri winter iya sama ntacyo ikoresha. Iyo sama igeze uba ushaka kongeramo utwenda dushyashya, so ukagivinga up. Rero ariko ubona ko iyo waguze imyenda ubona imyenda mu nzu ibaye myinshi, ukavuga uti reka iyo ntagikoresha nyigabanye nyikuremo. So ni muri urwo rwego rero uku niko bigenda. Dore n'aha murabona iyo si ni imyenda. Urabona urabona atari Caguwa original, aka ni Caguwa original nk'umuntu ukazabona rero ese ntabwo ndabona ko ariko nyine ntabwo biba bikubwira abana aba yanze. Ni byiza ariko ntabwo iba igikwira abana. Urabona ni imyenda, ni myiza kwema, umuntu uzayigomba nyine azajya avuga ko ari original. Barongera bakayitunganya neza. Urabona iyi ni agapira gafite n'agapantaro, utu ni utwenda twiza, nta kintu gitwaye. So ntabwo yose ndi buyibereke, ariko nk'iyi ni iy'abakuru, iyi ni imyenda y'abantu bakuru, amapantaro, amakanzu, ibisarubeti, byose ariko nta twenda tw'imbere turimo. ni utw'abana. Oya, utw'imbere ntabwo byenda dutazi. Urabona ko haba hari n'aba
n'abandi bantu nabo benshi bazanye imyenda nabo kwidonetinga ya so ntabwo turi bashyire muri video ariko nyine hano harimo abantu benshi bagiye batandukanye bazanye imyenda bazanye ibintu inkweto. Umuntu wese ufite ibintu mu rugo atagikoresha, byaba ibikoresho byo mu nzu, byaba imyenda nyine, byaba ibintu byose utagikoresha mu rugo, urabikusanya ukabyegeranya noneho ukabizana aha hantu. Aha rero niho nibo bashinzwe kwakira ibyo bintu ubuzanye, babyita ko ari impano. Ni nayo mpamvu mbona handitseho donation, nyine babyita ko ari impano ubutanze, kuko nta kiguzi uri gusaba, nta muntu uba wakubwiye ngo ubizane, ubizana nyine uje gutanga, ni impano uri gutanga, ni donation. Rero urabizana nk'uko mubona tubizanye ukabibahereza. Hari abakozi bahakorera bashinzwe kwakira ibintu byose abantu bazanye, bakabyakira bakabibikamo hano muri, bafitemo storage, bafitemo nyine ahantu babibika. Barabanza ariko bakabitunganya bagenda babishyira mu byiciro. No kuvuga ngo imyenda bayishyira ukwayo, inkweto bakazishyira ukwazo, ibikoresho byo mu nzu bakabishyira ukwabyo. Noneho abo bantu nicyo bashinzwe. Mu gihe rero uje wenda bafunze amasaha, bafunze iyi mashini mubona ndi kubereka, iki ni ikimashini ubitereramo. Iyo bano bantu bashinzwe kubyakira batashye, uraza ukabishyira muri iki kimashini mubona hano, uragifungura ugasukamo ibyo wazanye. Ushobora gushyiramo biri mu mashashi gutya, cyangwa ukabikuramo ukabisukamo. Ni kinini cyane, ikindi kandi kiba gifunze ku buryo nta wundi muntu ushobora kuza ngo yaccessinge abitore ibyo yashyizemo. Ntabwo ushobora kubitora. Urabona hariho igufuri, ni ba nyirabyo nyine, aba babishinzwe, aba bahakora nibo bonyine bashobora kugifungura. Iyo ubijugunye gutya, urabona ubisukamo ugahita ufunga, urazamura kuriya bikagwamo, ubwo biba birangiye. Iki kimashini nicyo gishinzwe mu gihe hano hafunze, magazi ifunze, abakozi batashye, uraza ukabijugunyamo hariya ukigendera. Noneho rero ibi bindi ibyo rero, kuko nyine twe twaje ari ku manywa, abakozi bahari bashinzwe kubyakira. Urabona hano ubu turimo kubishyira muri aya mabuwate baba bateretse hano, kugira ngo abantu bashyiremo ibintu byose bazanye. Urabona tubishyizemo ya myenda yose twazanye, bya bintu byose twazanye, mbese urabifata byose ukabirundamo hano. Aba ni ba bakozi rero nababwiye bashinzwe kubyakira. Ntabwo turi buberekane muri video nyine, ntabwo twashyiramo abandi bantu, ariko haba harimo abantu babishinzwe, hakoramo abantu benshi rwose, benshi. Urabona ko haba hari ibintu byinshi, buri kanya haba haza abantu, binjira gushyiramo ibintu. Haba harimo abakozi benshi rero bashinzwe kubyakira. Kubibahaye niko babifata bo, icyo bashinzwe ni ukubyakira, then nyuma bakabitunganya. Ubwo bafite uko babitunganya, nk'uko nababwiye, babirunda bagenda bakurikije nyine ubwoko bw'ibintu, bakabirundanya, bakabikorera isuku. Nuko procedure igenda. Ubwo ibyo nibyo rero bita caguwa, bakabyohereza aho bateganyije kubyohereza. Guys, ubu rero turatashye, tuvuye mu gikorwa cyari cyatuzinduye cyo kudonetinga. Ubundi muri rusange nyine babyita ko ari don ubutanze, ubudonetinga, ariko ni don kuko deja nta kiguzi. Rero iriya don tuba dutanze, mu by'ukuri ntabwo byose siko babishyira hariya muri magazi. Hari n'ibyo nyine batanga bohereza mu bihugu bitandukanye, surtout muri Afurika, kuko babyita ko nyine bari gufasha abantu, bakabyohereza muri Afurika. Twebwe dukusanyije yacu, n'undi agakusanyije ibikoresho bitandukanye nk'uko mwabibonye, amasafuriya, amateleviziyo, ibitabo, ibikoresho byo mu nzu byose. Noneho rero wa mwuka navugaga ngo umwuka wa caguwa, byatutse hirya no hino bakabishyira hamwe, ariko bafite amaproduwi babishyiramo ku buryo bidashobora guteza umuntu ikibazo ubyambaye. Niyo waba uri umuntu ugira allergie ku ruhu,
barabitunganya bakabishyiramo n'izo produit ku buryo mpamvu caguwa nyine ari ingenzi ko uyimesa before uyambara. mbere y'uko uyambara ugomba kuyimesa nubwo baba babitunganyije ariko still wibuke ko babitunganya ari ibintu byinshi bakabitunganya kuko imyenda ya caguwa nyine hari undi ni shifoni. ntabwo rero wakwizera cyane isuku yabyo mbere yo kubyambara tujye twibuka iba yahujwe n'indi myinshi kandi yaturutse ku bantu batandukanye kandi bose barayishyize ku mubiri wabo. yego rero mu by'ukuri ntabwo twavuze ko caguwa ari mbi, caguwa ni nziza natwe turayambara, mwabonye ko nyine hano natwe icuruzwa. hari n'ukuntu ugura nk'umwenda w'ibirori bya bindi nyine koko by'ibirori ubona nta handi hantu utazongera kugaruka vuba, kandi nujya mu bindi birori ntuzashaka gusubiramo wa mwenda reba nk'amakanzu umuntu aba yarambaye nko muri sivile mumbwire nimba hari umuntu wayisubijemo iyo mwenda. So hariya muri varubire ikanzu ya sivile ijya heko urayidonetinga ino se wayikoresha iki kindi? no mutubwire amakanzu mwambara muri sivile muyashire heko nta muntu ujya nyibonana bwa kabiri ayisubiyemo. Ntabwo kandi ikindi ntiwayiha undi muntu agiye nawe gukora sivile cyangwa agiye mu birori ibi kuko nawe uba warambaye nyine nawe ashaka iba ari ikanzu ya classe ntiwayijyana mu bukwe ubwo aribwo bwose bubonetse. noneho nta nubwo sinzi mu by'ukuri ariya makanzu aba yatuhenze ariko iyo ugiye muri varu village rero ayo makanzu uyasangamo meza cyane. rema uyasangamo kuko nyine umuntu wese aba avuga ati ikanzu uzayambara he yarambaye rimwe agahita ayitanga. ko rero guhahirayo nta n'igihombo kirimo. mwakoze kubana natwe rero urugendo rwacu naha rurangiriye kuri with the sisters nakagaruka. Thank you for watching.